Ngaha turaje Nyagasani, turakwitabye karame ku neza yawe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya mbere cya Pasika, tariki 22 Mata 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa kabiri umurongo wa 36 kugeza ku 41. Ku munsi wa Pentekoste Petero abwira rubanda ati, inzu yose ya Isiraheli nimenye idashidikanya ko Yezu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Ngo bumve ayo magambo barakangarana, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bavandimwe dukora iki? Petero abasubiza ati, nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, kandi muhabwe ingabire ya Roho Mutagatifu. Kuko isezerano ari mwe ryagenewe kimwe n'abana banyu ndetse n'abari kure bose n'abandi batabarika uko Nyagasani Imana yacu azabihamagarira. Ababwira n'andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza agira ati, nimwirokore mwitandukanye n'abantu b'abayobe. Nuko abemeye izo nyigisho barabatizwa, uwo munsi biyongeraho abantu bagera ku 3,000. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Uhoraho, isi yose yuzuye ineza yawe. Koko ijambo ry'Uhoraho ni ntagorama, n'ibikorwa byose bikaba indahinyuka. Akunda ubutungane n'ubutabera, isi yuzuye ineza y'Uhoraho. Uhoraho aragira abamwubaha, akita ku biringira impuhwe ze, kugira ngo abakize urupfu, anabesheho mu gihe cy'inzara. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niyo buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Uhoraho ineza yawe duhoreho, nkuko amizero yacu agushingiyeho. Uhoraho, isi yose yuzuye ineza yawe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka, amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 20 umurongo wa 11 kugeza ku 18. Muri icyo gihe abigishwa bavuye kumva basubira imuhira, Mariya wakomeza guhagarara iruhande rw'imva arira. Uko yakariraga arunama arunguruka mu mva, nibwo abonye abamarayika babiri bambaye imyenda yererana, bicaye aho umurambo wa Yezu bari bawushyize, umwe ahagana ku mutwe undi ahagana ku birenge. Baramubwira bati, mugore urarizwa n'iki? Arabasubiza ati, Nyagasani bamutwaye, none nawe aho bamushyize. Akivuga ibyo arahindukira areba inyuma, maze abona Yezu ahagaze, ariko ntiyamenya ko ari Yezu. Yezu aramubwira ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka nde? Mariya akeka ko ari umunyabusitani, aramubwira ati, nyakubahwa, niba ari wowe wamutwaye, mbwira aho wamushyize maze mujyane. Yezu aramubwira ati, Mariya we. Undi arahindukira ahera ko amubwira mu Giheburayo ati, Rabuni, aribyo kuvuga ngo mwigisha. Yezu ahita amubwira ati, ntushake kungumana kuko ntarazamuka njya kwa Data. Ahubwo genda usange abavandimwe banjye, maze ubabwire ko ngiye kwa Data ari we so, ku Mana yanjye ari yo Mana yanyu. Nuko Mariya Madalena ajya kubwira abigishwa ati, nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nabonye Nyagasani, nimwumve n'ibyo yambwiye. Amen. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Pasika nziza mu rugo iwacu, Pasika nziza mu mitima yacu, Pasika nziza mu buzima bwacu. Buri wese ahari yifurize mugenzi we Pasika nziza, kugira ngo Kristo wazutse natwe azukire mu ngo zacu, azukire mu mitima yacu, azukire mu buzima bwacu. Amasomo aradufasha kuzirikana ku ngingo igira iti, Pasika ni ukwisubiraho. Uko twagiye tubibona, ubundi ubutumwa bwa Pasika ni uguhita nyine. Ni ukuba uri mu cyaha, ukagihitaho ugakomeza ukajya mu butungane. Ni ukuba ufite ingeso ukayitambukaho ukagera ku butungane. Ngiyo Pasika. Pasika rero no kwisubiraho. Uzasanga kenshi inyigisho za Kiliziya zibumbiye kuri iyo nshinga kwisubiraho. Kuko ubuzima bw'umukristo no kwisubiraho. Yavuga igira iti, ubugabo butisubiraho bubyara ubuga. Nibyo koko turasaba kugira ngo buri gihe cyose tujye twisubiraho. Iyo wumvise ijambo ry'Imana, ubu niyo ryumvise neza. Ntabwo ijambo ry'Imana rishobora kurangira utarabona aho usabwa kwisubiraho. Iyo utahabonye, ni ukuri hafi kurangira nyine. Birashoboka ko utabyitayeho, cyangwa birashoboka ko
uri biti bibisi udashaka kwisubiraho, iyo wumvise ijambo ry'Imana hanyuma iyo uhawe Yezu mu gitambo cy'Ukarisiya, ugahabwa Yezu mu misa, ugahabwa Yezu ifunguro ry'ubuzima, uko biri kose ntiwabura ikikwinjiyemo. Yezu araza akinjira iwawe, ubundi akaza kubwira ati iki kintu cyubahirize, iki kintu kireke, komeza gutya. Nuko rero ubuzima bwawe ukaba uri kwisubiraho buri gihe. Rero niba utajya wisubiraho birashoboka ko utajya uhura n'Imana, kuko uhuye n'Imana aravuga ati noneho niboneye Nyagasani, namubonye, ahasigaye nawe ukajya gute ukisubiraho. Nguko Nyagasani iyo duhuye adusiga, hanyuma nawe nanjye tugasigara tugira dute twinogereza. Pasika yacu ni ukwisubiraho. Turabona abantu babiri bagaragara nk'aho bisubiyeho, bagaragara ko bisubiyeho, uwo ni Petero na Mariya Madalena. Bahuye nande? Bahuye na Kristo. Petero turamwibuka ari umunyabwoba, none yaje kwisubiraho, birangira noneho niwe nanjye kuvuga ari umuhakanye, none birangiye ari umwemezi w'izuka. Ubwo nawe amaze kwemera, ari gushishikara abandi nabo kwemera. Yarasanzwe yemeye, none koko agiye kuba umwemezi. Ubwo ku munsi wa Pentekoste ari kubwira abamukikije ati nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo, kugira ngo abarire ibyaha bye, kugira ngo abarirwe ibyaha bye kandi muhabwe ingabire ho mutagatifu. Amen, amen, amen. Gutyo ubu ngubu ahakuyemo amasakamento menshi byerekeza ku isakamento rya batisimu, bikongera bikerekeza ku ntebe penitensiya, bikongera bikerekeza nanone ku isakamento yo gukomezwa. Ntabwo ushobora kwakira ingabire za Roho Mutagatifu, Roho w'Imana, utarisubiraho. Gusa gucika kuri za ngesomi maze Roho w'Imana akabona ahantu atambuka. Ntabwo ushobora kwisubiraho nyabuzima, ntabwo ushobora kwisubiraho ibizima mu gihe utareka Roho w'Imana agakuyobora. Kureka Roho w'Imana agatuyobora, nimwisubireho. Na Zaburi uyu munsi iradushishikariza guturana n'Imana, kureka Uhoraho agatwigarurira, cyane cyane Uhoraho azatwigarurira igihe twacitse ku ngeso mbi. Nitwisubireho rero. Uhoraho isi yose yuzuye ineza yawe. Amen, amen, amen. Iwanjye Nyagasani arahari, iwawe nawe arahari. Kubera iki? Kwa kwisubiraho, kwakire imbaraga z'Imana. Ivanjiri uno munsi nayo iratwerekeza uwisubiyeho by'ukuri akakira imbaraga z'Imana. Uwo ni Mariya Madalena wazindukiye kumva, agiye gusiga Yezu umubavu, agasanga Yezu yazutse, nuko agatangira arira kubera ko yari yabuze Yezu, yari yamubuze. Iyo utararizwa n'icyaha, buriya bigoye ko wagicikaho. Iyo utarababarira, iyo utarababara, ntabwo ushobora kubabarira. Nguko bigusaba nawe experience, bigusaba nawe ubushakashatsi, kwihurira na Kristo kugira ngo ubashe kugira gute kwisubiraho. Mu gihe utarahura na Kristo, ndakubwiza ukuri, biragoye ko wakwisubiraho, biragoye ko wahinduka. Abantu benshi turaba Kristo, abantu benshi twumva ijambo ry'Imana, abantu benshi turahazwa, abantu benshi turasenga, ariko biragoye uhita twemeza ko uri umukristo. Ushobora kuba ufite ubukristo ariko utari umukristo. Ushobora kuba ukorera Imana ariko utari uw'Imana, bitewe nuko nyine witwara. Ubuhamya bw'ubuzima bwawe biragusaba nawe umunsi umwe kwihurira na Kristo, mukiganira, mukasabana. Nibwo noneho numukoraho bizarangira ugize ute, bizarangira umwemeye by'ukuri. Gukora kuri Yezu uko Mariya Madalena yamukozeho, bikarangira abaye intumwa, agiye kuvuga ubutumwa. Mariya Madalena bamwita none mu Kilatini Apostola Apostolorum, apotre des apotres, intumwa y'intumwa. Nibwo rero birangiye hawe ubutumwa bwo kujya kubwira intumwa. Ageze ati nabonye Nyagasani, nimwumve nibyo yabwiye. Amen, amen, amen. Neza neza ino vanjiri iratwerekeza uburyo tujya mu misa, tukumva ijambo ry'Imana. Ya misa igizwe n'ibice bibiri: kumva ijambo ry'Imana, igihe cyo gutura igitambo cy'Ukarisiya, nuko dore tukaza guhabwa Yezu. Iyo umukristo amaze guhabwa Yezu, nta kindi baramusezerera. Iyo misa irangiye, ite misa est ainsi c'est l'envoi. Ngaho rero wakira ijambo ry'Imana, wakira na Kristo, umubiri wa Kristo, ngaho jya mu butumwa. Wabonye Kristo, jya kumubwira abandi. Ngiye ubutumwa bwa Kiliziya, ubutumwa buhindura abandi, abandi bakagenda biyongera. Turuva kizigenda yiyongera mu ikubitiro, ikubitiro kizigenda yiyongera, abantu baragenda bahinduka bakiyongera, kubera inyigisho, kubera gukora kuri Yezu, kubera gusangira. Nawe rero ndagira ngo nkubwire nti ntushobora kubona Imana utarakizwa, utarezwa, utarisubiraho, utarakiranuka.
biragusaba gutungana, gukiranuka kugira ngo nawe wakira agakiza k'Imana, ukire, urokoke, wemere. Mubyeyi, fata agatambaro kawe umere nka Mariya Madalena uri kurizwa n'icyaha cye, akarizwa nanjye soye, ariko Yesu akaza kumubabarira. Ubwo bahuye ati nanjye niboneye Nyagasani. Fata agatambaro kawe rero, hari igihe waza gufatwa n'ikinigo ukaba warira, ariko uze kwihanagura, dore ko kwihanagura ari ikimenyetso cyo kwisubiraho. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugore wari umukristo wundi w'indani usenga, ariko ngo akaba hari umurimo yakoraga rwihishwa abandi batashoboye kumenya, ngo gucuruza fraude. Noneho aza nanone guhura n'ikigeragezo ko fraude kwicuruza bungukaga cyane ku cyumweru, kubera ko ku cyumweru ntababonaga, ntawashobora kubatangira, niho abanyamutekano batabafataga. Nuko akayicuruza, yacunga icyumweru kigeze akaba yagiyeyo, ku buryo ngo yatangiye igishoro cy'ibihumbi 100, uko agiye gucuruza bikikuba kabiri, uko ashoye bikikuba kabiri, yacuruza no ku cyumweru bikikuba inshuro nyinshi cyane, kubera ko ku cyumweru niba afite umutekano usesuye, ntashobora kumufatanya. Birumvikana benshi babazi ko abandi bagiye gusenga, nuko abandi bakajya gucuruza fraude. Wa mukristo ukaza arakomeza, uko ashoye yunguka byikubye kabiri, uko arundanye amafaranga menshi, ariko nanone ntajye gusenga ku cyumweru, kuko ku cyumweru niho kenshi yakundaga kubona byinshi cyane. Nuko umunsi umwe nyuma y'ukwezi akajya ashora noneho za miliyoni. Ngo umunsi umwe kera kabaye ku cyumweru, ngo yaje gushora miliyoni 5, azishora nyine muri fraude, mu buryo bucuruzi. Nuko azana ibintu ngo yari yizeye ko noneho biza kwikuba inshuro nye, kuko ntawe ari kumutanya, ntawe ari kumufata. Ubwo inshuro nye urumva ko ari miliyoni hafi 20, ahita asezera ku bukene, ahise akira, birarangiye, ntabwo azongera no gusabiriza. Nuko amaze kugeza ngo bya bintu byose hafi aho ngaho amaze kubishyitsa, nuko agiye kubona abanyamutekano barahasesekaye, bishoboke ko bitwaje n'intwaro, ati ibintu uzanye byose tukabitwara. Ako kanya wa mugore akibabona, umutima uhita ukuka, nuko ngo inda ngo yari afite, ngo ako kanya ihita ivamo neza, bishoboke ko bose babirebaga, indi ihita ivamo ako kanya, kubera iki? Ubwoba, igihunga. Nyuma yuko batwaye bya bintu byose nta na kimwe bamusigiye, arahamuka neza, arahamuka, yewe na n'ubu bishoboke ko akiri muri koma. Uko niko yasubiye kwisuka, birangira nta n'ikintu na kimwe bamusigiye, byose abitwaye. Kubera ko igihe yavugaga ati iyi fraude ngiye kwireka, yahitaga agenda kunguka, n'ubundi agakomeza, kugeza ubwo noneho ashoye byose, birangiye abuze byose n'ubundi. Nuko mwarimu wari uri kwigisha abanyeshuri bumvagiye inkuru, ngo arababaza ati nyuma y'ibimukuyemo masomo ki muri iyi nkuru. Nuko umunyeshuri wa mbere ngo aramubwira ati muhuye mu isomo ryo kubaha umunsi w'Imana no kutagira ibindi nkora ku munsi w'Imana, nk'ubusambo n'izindi ngeso mbi, ngatunganya umunsi w'Imana. Kuko uyu mugore yakiza gutunganya umunsi w'Imana ntabe macabiranya, akisubiraho, byari kurangira akize koko, yari kujya acuruza neza kandi bikagenda neza. Kubaha umunsi w'Imana, ntaba ariho nimurira business zanjye, ntaba ariho nimurira amasoko, ntaba ariho njya mu ngeso mbi, kwicuruza. Nuko umunyeshuri wa kabiri ati nyankuye mu isomo ryo kudacuruza fraude, kudacuruza ibintu bitemewe, wowe kenshi nyine birangira byose uhombye, guhomboka bitabuze, birangira ameze nka cya gisambo cy'iminsi 40, birangira nyine ufashwe bugwate. Nuko umunyeshuri wa gatatu ati ngiye cyo nkuyemo no gushyira umutima hamwe, utabunze imitima, kwirinda ibintu byose byatuma hamuka, byamvana mu mutima, nuko ngakomera ku Mana, nuko nkariya duke tw'ineza, ubone nkiryamira, aho gusabira ibya mirenge akayasuri isaruza byinshi n'igihe nabikisohoza. Nuko ngo umunyeshuri wa kane ngo abwira mwarimu ati ngiye somo nkuyemo no kutakira igibano, ngo ahita amubarizamo ikibazo ati none se mwarimu, kuriya mugore ngo yacuruzaga fraude, agacuruza ibitemewe, hanyuma se bariya babyakiriye bo twabahiriye zina? Yewe mwarimu ubanza atararangira gusubiza icyo kibazo, abakira fraude, abafata ibitemewe babishyira hehe, bo bitwa bate? Bimeze neza nka cya kibazo mwarimu nanone yabaje umwana ati ari umucuruzi w'udukingirizo, ari umuguzi w'udukingirizo, usambana kurusha undi n'ubuhe? Ari ucuruza fraude,
ari uwakira fraude, ari uwakira ibyibano, ufite icyaha kiremereye kurenza undi n'uwuhe? Ninde ufite icyaha kiremereye? Ninde ufite icyaha kiremereye? Nguko nawe utategereza kuzacika ku ngeso mbi ari uko wafashwe. Ngo wafashwe niho gisambo, ushobora kuzafatwa neza ku minota ya nyuma nta garuro ugifite, byose bigahita bigushiriraho nyine. Icyiza rero no kwisubiraho buri munsi ukavuga uti harya ubu ibi ndi gukora nibiremewe, harya ibi ndi gukora birakwiye, harya ibi nafashe ngafata ibyibano birakwiye nk'umukristo. Nguko nawe nutajya wumva ijambo ry'Imana uko bikwiye, ushobora kuzarekura icyaha ari uko usubiye kwisuka, uzarekura icyaha ari ukuri kurira, warahamutse, wararwaye trauma. Tekereza naho bizagera ubwoba bugatuma inda ivamo, uko kwica bikomeza kugenda byiyongera. Kubera iki? Kutubaho umunsi w'Imana, kwaga kuva kwizima, kwaga kwisubiraho. Reka dusoze duhana umukoro nyuma kuva muri iri shuri, twizere ko buri wese ajya yisubiraho. Ongera urebe ibintu byose bigukingiriza, byakubera udukingirizo, ntube wisubiraho uko bikwiye. Ibyo byose bituma utabona Imana. Bityo nka Mariya Madalena uhamye uti nanjye niboneye Yezu, nawe utazana ibintu byose bigukingiriza bituma utabona Imana. Yamvugo muhanga igira iti il faut se dégager pour mieux s'engager. Ni ngombwa gutazana ibyo byose bikuziritse bikuboshye kugira ngo ubashe kubona ikiganza cy'Imana, kugira ngo ubashe kubona uruhanga rw'Imana, kugira ngo ubashe kubona Imana. Uze kwizitura ku myuga mibi ukora, imyuga kwiba, ubusambo, ubucuruzi. Navugaga kwicuruza. Ntabwo ushobora kubona Yezu wazutse mu gihe ukibere mu bucuruzi bwawe, mu gihe wica umunsi w'Imana, mu gihe udatungana Imana uko bikwiye. Ni ngombwa kwisubiraho buri munsi, kwisubiraho buri munsi. Nabwo butumwa bwa Bikira Mariya hati nimwicuze inzira zikiri nyabagendwa. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.